mugaragaro. Dushime umugisha, dushime hasi twese naho mw'ijuru, dushime Muremyi wacu turagushimiye cyane, tugushimiye ko twitaho uko buje n'uko bukeye, wabanye n'ubwoko bwawe mu isi ishize, turagushimira ko wabanye natwe. Tunejejwe no kuba turi mu nzu yawe, turabona iminwa yanduye ariko uri uwera natwe tweze. Ubwo tugeze mu mwanya wo kukuramya, imitima yacu ihindure, ngo twese tukwitegure twizeye ibishurwa uzana ubugingo bwawe. Tuguhaye imitima yacu bigengwe nawe, dushoboze kuba hafi y'intebe y'ubuntu, kandi umwuka w'Imana ariwe wigisha iteraniro. Tubisabye mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya wo kuramya. Mwanya mubonye habanje amakorali, bityo rero habanje korali Zion Family, hakurikiraho korali New City, ndetse tuza kubona ababwirizabutumwa nayo yaje. Ariko ababwirizabutumwa kubera ko tutari turi kumwe hano muraza kubabona, ariko bahagurutse byaba byiza, ni by'umwihariko tuvanye muri gahunda, ariko mu ishuri ryo ku isabato tutari kumwe. Mwababonye, mbese mubakiriye mute? Murakoze cyane. Mwabonye abadiyakoni biteguye kwakira amaturo ndetse n'icyacumi. Hano inyuma yanjye ninjye uvugana namwe, Francis Majozue, nje wabanje kuri iyi gahunda, abantu batanu. Ufite isomo ni Gahamanyi Evariste, nawe yazanye n'ikorali abahamya, ababwirizabutumwa. Yego, murakoze cyane. Dusimbutse gatoya, turi kumwe n'uri buze kuyobora umuhango wo gutura amaturo, Mugabe Happy, ndetse n'uri butubwire indirimbo isoza, Habimana Samuel. Mbese mutwakiriye mute? Iyi delegasiyo yose rero mubonye iherekeje uhetse ibyera by'Imana, Imana yadutumyeho muri ibi byumweru bibiri, Karenzo Jean Bosco ahagurutse. Mwamubonye, uyu rero ni ugiye kutuyoborera mu byumweru bibiri. Uyu munsi rero aratangiye, kandi yatangiye niwe uhetse ibyera by'Imana. Hamwe nabo mumaze kwakira, twese hamwe tumwakiriye ngo iki? Ataricara rero, yaduhaye gahunda ko tugiye guhura mu ndirimbo y'167. Twese abayobozi baza bayidufashe. Murakoze. Indirimbo y'167, mwabera b'umwami. Mwabera b'umwami, mwishimira ijambo rye
niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose ntacyo yabahishe, ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuri tubya, kuko ari iry'Imana. Nugera mu kaga Yesu yasezeranye kwaza kugoboka akakurengera. Amakuba yawe yose akubera umugisha, niyazakweza rwose maze atumushikama, niyazakweza rwose agukomeze. Ibigeragezo n'ibikugwa gitumo, ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro n'ibigutinyishe bizakongora ibyaha, usigara utunganye bizakongora ibyaha bikuboneze. Unamba kumana ndizamuhemukira, ndizamuharira umubisha nato. N'ubw'ingabo zose z'umwanzi zamuzatira, ndizamuhemukira, ndizamuhemukira, ndizamuhemukira habana gato. twese tugihagaze, tugiye gufata Bibiliya zacu turambure mu rwandiko rwandikiye Abaroma igice cya 13, turasoma ku murongo wa 11. Muharambure ndumva impapuro zikivuga, ndatekereza yuko twahageze. Abaroma 13 umurongo wa 11 niho hari aya magambo agira ati: nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twese tugiye guhagararaho muhagaze mwebwe, twe turi imbere tugiye gupfukama maze dusenge. Twese urakoze cyane. Twese tugiye gupfukama maze dusenge Imana. Uwiteka Imana ihoraho kandi Imana yemye byose kandi bishaho byose, abana bawe turi imbere yawe mu nzu yitwa izina ryawe, tuzamuye amashyi tugushimira, izina rihabwa icyubahiro. Umwanya nk'uyu nguyu wo kuramya no kugusingiza, abana bawe bagandagaje imbere yawe, baje bagushaka, abakuru n'abatoya twese hamwe. Reka Data wakire gushaka kwacu,
wazanye gukora ku buri wese ko aje gushaka akubone uko wabisezeranye. Ijambo ryawe tubwira ko uri mu rusengero rwawe rwera kandi amahanga yose akwiye gutuza imbere yawe. Reka twese tutuze imbere ya guhora ku ngoma, kandi ijambo ryawe wateguye kucisha mugaragu wawe, reka data ntaba ari we, Uwiteka ntaba ari we, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Twese tukugireho umugisha kuko tubigusabye mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Mfasha ngundusheho kugukunda, icyo nicyo ngusaba mvukamye, mbigusabye cyane, mfasha mwami Yesu ngo ndusheho kugukunda. Afite igitabo cy'ibyigisho bya Bibiliya byo mu ishuri ryo ku isabato by'abakuze, turahurira ku ipaje ya 84. Hafite umutwe w'amagambo avuga ngo sintanga. Gahunda yo kugarura icya 10 no gutura amaturo. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarenda asaza atarayivamo. Biboneka mu Migani 22:6. Keziya n'abagize umuryango we babaga muri Lusaka, umurwa mukuru wa Zambia. Babaga mu kibanza cy'itorero mu icumbi ry'abakozi ba Union. Kubera ko bari batuye hafi y'urusengero, ntabwo Keziya yakoraga urugendo rurerure ajya ku rusengero. Umunsi umwe ubwo bari mu materaniro ya nimugoroba, ikiganiro cyabo kibanze kuri 1/10 n'amaturo. Iyo yari ingingo y'ingenzi cyane kuko se wa Keziya yari umuyobozi w'icyiciro cy'ubusonga muri Union. Ubwo ikiganiro cyakomezaga, se wa Keziya yashishikarije buri wese kugarura 1/10 akiranuka no gutanga amaturo y'ubushake. Mbere yo gusenga isengesho risoza, Keziya yazamuye ikiganza maze samuha uburenganzira bwo kugira icyo avuga. Keziya yarabajije ati, papa, uvuze ko twese tugarura icya 10 kandi tugatanga n'amaturo y'ubushake? Se yaramusubije ati, yego rwose. Keziya yazungurije umutwe aravuga ati, oya papa, njyewe ntabwo ngarura icya 10 kandi sintanga amaturo ku giti cyanjye. Ababyeyi ba Keziya bahise bumva icyo avuze kuko bari basanzwe bagarura icya 10 kandi bagatanga n'amaturo, bagatangira umuryango wose muri rusange. Ababyeyi ba Keziya batekerezaga ko bihagije, ariko siko byari biri kuri Keziya. Mu cyumweru cyakurikiyeho, ababyeyi ba Keziya bahaye buri mwana amafaranga kandi babibutsa kwibuka Imana. Ubwo bari mu materaniro ya nimugoroba, ubwo isabato yari irangiye, mbere yuko hagira umuntu uhabwa umwanya wo gutanga ubuhamya bw'icyo yigiye ku rusengero, Keziya yazamuye ikiganza, maze ubwo yahabwaga uburenganzira bwo kuvuga aravuga ati, papa, uyu munsi nagaruye icya 10 kandi natanze n'amaturo. Buri wese aramwenyura kandi aravuga ati amen. Kuva icyo gihe ababyeyi ba Keziya bahaga abana babo amafaranga kugira ngo babashe kwiga kugarura icya 10 no gutura amaturo ku giti cyabo. Ubuhamya bwa Keziya butera ababyeyi umwete wo guha abana babo amafaranga kugira ngo nabo babashe kwiga kuramya Imana binyuze mu kugarura icya 10 no gutura amaturo. Icyo duhamagarirwa
mu gihe dutura amaturo uyu munsi ndetse n'igihe kizaza, reka dusabire abana bameze nka Keziya kugira ngo batangire kwiga gutanga igihe cyose bagize icyo bakira. Imana mbere ya byose reka dusenge. Turagushimiye uhoraho Mana igira neza, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kugira ngo tugarure icya-10 ndetse dutange n'amaturo. Ni ukuri turakwingize kugira ngo duhe gutangana umutima ukunze kandi wemera udahatwa, tubigusabye kandi tukwizeye mu izina rya Yesu, amen. Abaririmbisha badufasha mu ndirimbo, murakoze. dutura amaturo turirimba indirimbo ya 282. Magana 282 iravuga ngo habuka wampabewe. Habuka wampabewe urahamagarwa, reka ibyaha byawe ngwino wikwinangira, ngwino hakiri umucyo, Yesu aragutegereje, aramburiye amaboko abe bahabwe, umukiza arakwinginga ntiwinangire, umva araguhamagara mukigurire, ngwino hakiri umucyo, Yesu aragutegereje, aramburiye amaboko abe bahabwe, urariwe n'ubutumwa bwo kwirangira, ukuzaniye agakiza mukigurire, ngwino hakiri umucyo, Yesu aragutegereje, aramburiye amaboko abe bahabwe, we kwigomwa umunezero ngo winangire, ikuzagira amahoro mukigurire, ngwino hakiri umucyo, Yesu aragutegereje, aramburiye amaboko abe bahabwe. 295. Sema umukiza Yesu, sema umukiza Yesu. Muri
murakoze gutanga aya maturo ndetse no kugarura icya cumi cy'Uwiteka. Imana ibaho umugisha. Amen. dushaka kukwereka data aya maturo tugutuye turakuramya kubw'ineza yawe none iteka. Murakoze, Imana ibahire. Igihe benshi babonaga ko byarangiye, wowe Mana ntiwateshutse kuturinda. Ineza yawe twarayibonye, ahandi twavuga ku mwana rirangira ntiyumve. Wowe Mana wadutegeye amatwi, utabara n'inkubi igihe umwijima warubuditse. Umucyo wawe waraturasiye, turakubona, tubona imbaraga zawe, gutabara kwawe kutugeraho mu gihe tutakekaga Mana. urondora ntibigira iherezo, iyo tuvuga ibyawe ntibirangira. Uzategera amatwi gushima kwacu Mana, wakiriye imitima yacu uko imeze, tutarabumbura akanwa kacu ngo twature ibyo wadukoreye. Uzi neza imitima yacu uko imerewe, Mana uru wo guhimbazwa iteka, nawubanye nawe. Akira, akira Mana, biraturenga tukaririmba, tuzamuye amajwi yacu Mwami. Uri uwo gushimwa kandi iteka ryose, n'abari iminsi imwe muvuze impundu, amajwi arenga asakara ikirere, ahimbaza uwera, uwera wa Isirayeli, uwera warinze ubugingo bwacu. Ahimbazwe uko ibihe biha ibindi, ntituzahwema kukuvuga. Urera, urera, urakomeye. Akira, akira Mana, biraturenga tukaririmba, tuzamuye amajwi yacu Mwami. Uri uwo gushimwa kandi iteka ryose, n'abari iminsi imwe muvuze impundu, amajwi arenga asakara ikirere, ahimbaza uwera, uwera wa Isirayeli, uwera warinze ubugingo bwacu. Ahimbazwe uko ibihe biha ibindi, ntituzahwema kukuvuga. Urera, urera, urakomeye. Nimushime Uwiteka, mumushimire mwisanzure ry'imbaraga ze nyinshi. Impanda zirenga, ibyuma bivuzwe, imirya y'inanga ndetse n'amakondera. Ibihumeka bihimbaze, bizamura izina ry'Imana hejuru.
tugiye gushima uwera w'Isirayeli nawe uhwanye nawe mw'isi no mw'ijuru twabonye gukora kwawe gukomeye n'imirimo y'intoki zawe irabigaragaza natwe tuti isi yose muhaguruke turirimbe duhanika amajwi yacu hejuru mu kirere tuti uwera we himbazwa haguruka uhamye ibyo Yesu yagukoreye ntuzibagirwe na rimwe ngwino wifatanye natwe kuririmba ineza y'uwo Yesu arakomeye akira akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uri uwo gushima kandi iteka ryose n'abari mw'isi nimuvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe uko ibihe biha ibindi ntituzahwema kukuvuga urera urera urakomeye akira akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uri uwo gushima kandi iteka ryose n'abari mw'isi nimuvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe uko ibihe biha ibindi ntituzahwema kukuvuga urera urera urakomeye uko ibihe biha ibindi ntituzahwema kukuvuga urera urera urakomeye tugahembwa ibihembo
ibyo twakoze. Murinzi w'ijoro rigeze agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Mufate intwaro zanyu turwane urugamba ruheruka. Yesu ari hafi, nimube maso tugiye kuzamurwa. Muze tubibwira abantu bose, bitegure ingoma ihoraho. Ari hafi kugaruka, Yesu twategereje igihe kinini. Azanye n'abamarayika benshi, umwijima uzahunga. Twegereye mw'ijuru iwacu, amarira twagiriye muri uyu murimo tuzayibagirwa iteka. Ngwino dufatane imiteguro, twitegure Yesu ari hafi, ari hafi kugaruka. Yesu twategereje igihe kinini. Azanye n'abamarayika benshi, umwijima uzahunga. Twegereye mw'ijuru iwacu, amarira twagiriye muri uyu murimo tuzayibagirwa iteka. Ngwino dufatane imiteguro, twitegure Yesu ari hafi. Ngwino dufatane imiteguro, twitegure Yesu ari hafi. Ngwino dufatane imiteguro, twitegure Yesu ari hafi. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Murakoze cyane. Reka dushimire Imana itwemereye ko tugereye amasaha turi bazima. Tuyishimire kandi igiteramo cyiza kimaze gutambuka. Imana ihabwa icubahiro. Nejejwe no guhagarara imbere yanyu muri uyu mwanya wo kuramya. Bansobanuye mbere, nitwa Karenzo Jean Bosco, iwacu ni mu Ndorwa, ahasanzwe ari komine ya Butaro, intara itorero akaba ari Ndorwa. Cyakora umurimo waragutse cyane, ndi mu ntara ya Rutovu. Nkashimira Imana rero kuba nanjye ndi muri itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Ni byiza rero, nabuze aho ndahera bitewe nuko byagiye bitambuka byose. Ni byiza cyane, nanejejwe no kongera kugera muri iyi ntara ya Ruhanga, kukomerukamo kera ikiri intara ya Nyarugina. Gushyira nk'imyaka nka 17 18 aho ngaho, kuko ndibuka naje hano ndi gukora hitwa Kanyamiheto. Ni kera muri 2003 na 4 umwo. Imana yaraturinze rero. Abantu bakunze guhora barasenga ngo Mana ngo ugire iki dukorera, ariko iba yagikoze. Mana iba yagikoze. Iyi si turimo ibirimo byinshi bitubuza amahoro, ntabwo basiba n'umunsi n'umwe gushingura. Rero kuba turi guhumeka umwuka w'abazima, umwaka ugashira kaza undi, bigakomeza imyaka igashira indi kaza,
Imana bayidukoreye ibikomeye no muri iri joro kandi yabikoze. Ndayishimira rero ko ndavuga Imana yandindiye umutekano mu muhanda nanyuzemo, nkaba ngeze hano amahoro. Imana ihabwa icubahiro. Namperuka kubona iyi korali yaturutse i Kigali bari mu gitaramo, ndibuka byari bishushe, twaryamye saa 6 z'ijoro. Kongera kuyibona hano rero mbona ari bitangaza, burya namwe Imana yarabarinze cyane, ihabwa icubahiro. Nanejejwe na korali iri gukoresha amateraniro muri urusengero. Ku bintu bisanzwe ntago nansanzwe nyizi, ariko burya mu Mana turi bamwe. Haleluya. Ku bantu bakunze kureba rero ku masaha, isaha ziri kuregera amasahani, ndavuga isaha. Reka rero tunyaruke aha. Muba mwaranyuze imbere, ababwiriza benshi babanyuze imbere. Birantangaza buriya iyo ibintu ari byiza cyane, bisoza amatwi yagombaga kumva, bigasaguka. Na hano nababonye abantu bakasama, ibyananiwe kunyura mu matwi abantu bakasama ngo binyure no mu kanwa. Imana rero yaturemye mu buryo bukomeye. Nasabaga bari abanyabyuma kubiregera neza ku buryo bitararyana mu matwi, kandi reka nsabe buri wese mwuka w'Imana bane nawe. Uyu mwanya biragusaba ngo uturize imbere y'Imana, umutima wawe urekere Imana, muganire mu gihe ngiye gusoma ibyanditswe byera, ariko nawe uganire na mwuka wera. Ibidatunganye ntazi muri wowe, umwuka w'Imana bitunganye. Kandi ibitaguhesha amahoro usaba ijuru riguha amahoro. Nanejejwe rero no kongera kubona abayobozi bacu, ndavuga abapasitoro, namaze igihe ntabona. Imana nabo yarabarinze, ihabwa icubahiro. Ndabaha intasho rero nirukanse. Intasho nashoje amavuni Gisenyi ku isabato, barambwira ngo nzabaha intasho, murazakiye kandi murakoze. No mu rugo bampaye intasho, madamu yambwiye ngo mbasuhuze kandi bibutse ko urugendo rugikomeje. Haleluya. Tuganira rero muri uyu mwanya mutoya mfite, ufate Bibiliya yawe, ifate kugira ngo tugire amagambo twaganira. Ndashaka ngo tuganire amagambo afite umutwe w'amagambo uvuga ngo gufata igihe mu ntambara. Gufata igihe mu ntambara. Iri somo turarisanga muri Yobu mu gice cyaho cya 7. Ni hayo magambo ari nifuje ko twatangizanya aya materaniro. Reka dusome. Mbese umuntu akiri mu isi tabafashe igihe mu ntambara? Ni umuntu wa mbere ndi gusoma w'igice cya 7. Mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara? N'iminsi ye sinyumukorera ibihembo? Iki ni ikibazo kizamo cyo kumva ko turi mu ntambara. Intambara turwana ni iyi, yarwanywe n'abakera. Burya iyo twiga ibyanditswe byera ni ukwibukanya, kuko buri wese burya Imana yamugiriye neza itwoherereza ibyanditswe byera. Ndasoma mu Byahishuwe igice cya 12, niho ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 7. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihabakiboneka. Cya kiyoka ni kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi,
wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu, nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuru we, namwe abaririmo nimwishime, naho we wasi we, nawe wanyanja we mu gushijishano, kuko Satani yabamandukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gitoya. Somya amagambo maremare atwereka igihe dufashe mu ntambara. Iki gihe dufashe mu ntambara harimo ijambo ry'itangaza ariko ritari ryiza. Abo mu ijuru barishimye kuko Satani avuyeyo, ariko abo mu isi babatangariza iri tangazo, bagushije ishano kuko Satani yabamandukiye afite umujinya, azi yuko afite igihe gitoya. Aya magambo ku bantu bari hano b'abakozi, ababyaye n'abatarabyara, bashatse n'abatarashaka, iri tangazo imbere ya buri wese. Turi mu isi yagushije ishano. Iyi si yagushije ishano isaba ko buri wese agomba kwiberaho maso. Iyi si yagushije ishano mu gihe umuntu aba aguwe neza, bigasoza aguwe nabi kandi atunguwe. Hari itangazo nsaka gutambutsa hano riri muri Yobu nanone, nudakurikira urasigara. Nta nubwo ndatinda kuko hano ndi imbere y'ababwiriza benshi. Ababwiriza cyane iki gihe habayeho no guhuza insengero ntari nasoma, ubu ababwiriza benshi ibibwirizo byabahoreyemo. Kumva ngo amatorero 5 ateraniye mu itorero rimwe, inaha numvise ari umugisha cyane muri bakeya. Ariko mu materaniro nashoje hano hirya iwacu ku karere, amateraniro 12 yose ateranira ku rusengero rumwe. Igihe cy'abakuru b'itorero gutangaza amatangazo yabahoreyemo tagiye. Kuvuga ngo arabwiriza saa 5 kugira ngo azabare agere ku mwanya azabwirize, aba yarabisengeye, yariyusha kuya ikibwirizo batarabwiriza, none habonetse umushitsi agataka azongera kumugeraho hasize amezi 3. Ubu n'ababwiriza bari mu bigeragezo. Bigeragezo ni bimeze gute rero? Ni ibingibi byo kuba gufata igihe mu ntambara. Ikintu waruzi ko kiragenda neza none kigenze nabi. Waruzi kurabwiriza none biranze. Ubu n'amakorari afashe igihe mu ntambara. Kumva ngo korari y'Ikigali iraje, hano hari amakorari 30 aheruka kuririmba mu kwa 8. Ni yindi ntambara bafite. Iyi ntambara isaba ngo abantu bayitekerezeho neza. Itangazo nifuza gusoma rero muri Yobu mu gice cyaho cya 14, mbwira abantu baba bari mu iteraniro burya harimo n'abirasi, hari abantu baba bigaragara ko bagezweho, kandi burya abantu bagezweho abantu barabatinya, abandi bakabubaha. Ariko amagambo aravuga ngo iri tangazo 14 Yobu, umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Muri tahari, umuntu wabyawe n'umugore uko wakwikarakasa kose arama igihe gito, kandi iki gihe gitoya cyuzuyemo umuruho, ahombye ibyo yari yaragezeho. Abana yari yarabyaye barapfuye, akazi yakoraga akavuyeho. Ubu imwaka ushize twishimiraga ko umwaka ariko abasaza, reka mbahira itangazo, nubona utagiye kugenda wunamye uzi uramenya ko iminsi iri kugabanuka. Yesu ashimwe. Gufata igihe mu ntambara. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gitoya, kandi iki gihe gitoya cyuzuyemo umuruho agakenyuka, avuka ameze nk'uburabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze atyo warusha umureba? Turaba igihe gitoya abavandimwe, turi ku isi, hari byinshi biduteye ubwoba bituzengurutse kandi biducogoza, bitubabaza, biduhahamura kugira ngo biduteshe Imana.
ariko uwihangana akageza imperuka azakizwa. Hari amagambo nifuza gusoma muri gitabo, nanejejwe n'umubyeyi wasobanuye ku mwuka w'ubuhanuzi, nzakunda kuwigishamwo cyane kandi nzanawutanga, ariko hari amagambo nshaka gusomaho hano. Kristo avuganira n'abantu be muri aya magambo, nubwo baba babizi cyangwa se batabizi, bose barananiwe kandi baremerewe n'imitwaro bashobora guturwa na Kristo wenyine. Kristo avuganira n'abantu muri aya magambo, baba babizi cyangwa batabizi, abakire n'abakene, abize n'abatarize, bose barananiwe. Burya bene Adamu bose ni bamwe. Tiri jambo mvuga riri kumvikana. Baba babizi cyangwa se batabizi, muri Zaburi, kansome Zaburi ya 90, ndi kwirukanka cyane kuko uyu munsi ndakora nk'umujiya. Yesu ashimwe. Zaburi ya 90, hari amagambo ahari nifuza gusangiza abantu b'Imana bose baturutse mu rugo baje kumva iby'Imana. Umurongo wa 9, kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mwijima wawe, mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza mu gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi ntitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Hari amagambo akunze kunshi intege mu ndirimbo nkunze kumva kuri radio, ni indirimbo n'abarundi baririmbye, ariko indirimbo uratekerezaho nawe. Iyo ndirimbo iravuga ngo nubwo abantu benshi bakunze gupfa amafaranga, abenshi igihe bakaba barakimariye mu mafaranga, aya mafaranga aryohera abantu kandi akabaryosha, nta zina ryabo rihari. Muza 5 bitse murareba neza, muzi 1000 mufite, muza 500 mutunze, nta zina ryawe rihari. Ndabwira abasirimu muri hano, ikibabaje cyayo magambo rero akunze kumbabaza muri iyo ndirimbo, ni amagambo avuga ngo nubwo bigaragara ko abantu bayapfa, nta zina ryawe rihari, mu gihe isi zabiguhaze, amafaranga wayibitse bazayagusaka bayasige imusozi. Natangiye mbabwira, haba igihe umuntu atunga amafaranga, ingendo igahinduka, imvugo igahinduka, indebe igahinduka, imyambarire igahinduka, abantu bakagutinya kandi musangira ibiryo. Ariko muri aya mafaranga yatumye wifata uko utari, nta na rimwe izina ryawe ryanditseho. Nta zina ryanditse ku mafaranga utunze. Niyo mpamvu amafaranga utunze atari ayawe, ni ay'igihugu. Nibura arakara simbizi. Amafaranga uko yakuryosha kose, nabi wawe n'umugore wawe, ukaba utacumva neza ibyitorero, nta zina ryawe ryanditseho. Hari amagambo nshaka gusoma muri iki gitabo, ariko reka manze nsoza yo nari mvuze. Yesu rero azatuvanaho imitwaro ku ntugu, azaturuhura, aturarikira kumukorera imitwaro yacu yose n'intimba zacu, kuko aduhoza ku mutima. Mukuru wacu yicaye ku ntebe y'ubwami budashira, kuko ari inararibonye, azi intege nke z'umuntu no gukomera kw'ibigeragezo duhura nabyo, kuko yageragejwe uburyo bwose nkatwe, uretse yuko atigeze akora icyaha. Mbese uje ugeragezwa, azagucungura. Ufite intege nke, azagukomeza. Uri injiji, azaguhugura. Warakomeretse, azakomora. Ereka Uwiteka ibyawe byose, umutima wawe uzakomezwa no kwihangana, uzakingurirwa inzira,
ubu naho uhungira ibyago no gukorwa n'isoni. Uko uzarushaho kumenya yuko utagira kivurira, niko uzarushaho gukomezwa n'imbaraga z'Imana. Iyi si dutuyemo uko wakwigenza kose nta kivurira. Natangiye amagambo ari kuvuga ngo Kristo avuganira n'abantu bose muri aya magambo, baba batabizi cyangwa se batabizi, bose barananiwe. Bose barananiwe. Umugore umwe yigeze ahura n'undi mugore, umwe agiye kwiyahura bitewe n'uko abana bamunaniye, undi nawe agiye kwiyahura kuko atabyaye. Bahurira ku mazi rero, babazindutse kare kare. Nuko utarabyaye abaza uwabyaye ngo ariko ko wazindutse kare kare uzindukiye kuri aya mazi waje gukora iki? Arasubiza ngo nabyaye abana ari abakobwa babyariye mu rugo, abahungu nabo barimo barazitura abana ahandi, nta mwana nabwira ngo anyumve, ngiye kwiyahura. Nuko umugore utarabyaye aravuga ati umva, narinje kwiyahura bitewe nuko ntabyaye. Ari uwabyaye ararushe, utarabyaye nawe ararushe, ari uwashatse ararushe, n'utarashatse ararushe. Perutse kuba ndi mu biganiro by'urubyiruko rw'abadivarisiti, nuko umwana umwe arambaza ati ariko ko muduhatira ko tuzasanga bitorero, akaba muri korali kuririmbwamo n'abakobwa 30 harimo abahungu 4. Cyoseka ubwo nuko wamaze gushaka wowe. Burya ukiri muri gare imodoka zabuze ni umenya uburemere bw'urugendo. Naho wamaze gukatisha afite imodoka aragendamo tamenya imbeho iri muri gare. Ko muduhatira ngo tuba bitorero, tukaba turirimba turi 40, abasore bari 6, kandi abo basore buri wese afite abatendetse 8. Baraduhatira mu itorero tuzarusoza. Abantu barananiwe, nibari nakaga kanabaka kumara imyaka myinshi uririmba muri itorero bukazasoza ugiye kuragira ingurube. Bari ibibwirizo bigenda bizinga ndababwira impamvu. Ubu kuva muri gukamera birumvikana biba bikomeye, ariko reka mbabwire ruriya abandi namwe rutabibagiwe. Hari ibibwirizo bigenda bizingwa mbere tugitangira gukora amavuna twabwirizaga ngo dore inyamaswa zizira n'izitazira. Ariko kambibarize nkatwe turabwiriza, wenda hari muramfasha gutekereza. Buriya muraho, niba guverinoma yapangiye gufasha ingurube uyu murenge kugira ngo abaturage batere imbere bagire amafaranga, nanje mubwiriza nahaguruka nkavuga ngo ingurube ni ikizira? Yego. Yego. Bese iki kibwirizo kiracafite imbaraga? Perezida atanga ingurube, umubwiriza avuge ngo ni ikizira? Yego. Ko mutari kunsubiza si? Ko mutari kunsubiza? Ndi gutukana si buriya? Gufata igihe mu ntambara. Muraho. Gufata igihe mu ntambara birasaba ngo umuntu atekereze neza, wongere urebe iby'uru rugendo. Aha muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye hari amagambo nshaka gusoma, page 365. Ndi hafi gusoza, niba utangiye kurambirwa, ariko ntabwo ari nje watinze icyo gihe magurukiye. Yesu ashimwe. Ntabwo murantera ubwoba. Oya, reka nsome. Satani ahuruza ingabo ze zose kandi agakoresha imbaraga ze zose muri iyo ntambara ikomeye. Ni kuki adahura n'abamurwanya bashikamye? Kuki ingabo za Kristo zisinziriye ntacyo zitayeho? Igisubizo ni iki: nta sano nyakuri bagifitanye na Kristo, kandi ntago bakiyoborwa n'umwuka wera. Ariko ni iyihe mpamvu ubu mbona iyi korari ikoresheje amavuna hano? Burya amavuna aravuna, irahanyanyaje
irahanyanyaje, nashobora kubaterura ngo mbatereke mu ijuru, nabaterekayo. Ariko ni iyihe mpamvu Satani atagihura n'abamurwanya bashikamye? Kuki ba Mirere ubu ntabo? Kuki ba Yobu batacumvikana? Ba Daniyeli bagiye mu rwobo ubu kuki ari ntabo? Igisubizo ni iki? Nta sano nyakuri abantu bakigirana na Kristo. N'abaririmba nuguhura mu kwihugura bari gutongana gusa. Subira namo indirimbo muzanye ntago izashusha iteraniro kuva nta bimenyetso birimo. Ubababona mukenyeye hano muri kuririmbana n'iforume, burya abantu bambaye neza bose umva wabaterura, ariko ugeze aho bihugurira niho bamenya ko Satani ahari. Buri wese avuga ati turebe iburasirazuba, abandi bati ni iburengerazuba. Igihe mu ntambara dufashe cyamaze gucogoza abagenzi, ubukristo babusigaranye ku rurimi. Ubukristo bwa ku rurimi rero, ikibazo uyu w'intambara ikomeye ariko ni kuki Satani atagihura n'abamurwanya bashikamye? Igisubizo nta sano nyakuri abantu bakigirana n'Imana, kandi abantu ntago bakiyoborwa n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu birasaba ngo abantu bongere batekereze neza iby'uru rugendo turimo. Imperuka yawe ishobora kubaho mu buryo bubiri kandi ikakugeraho. Ushobora gupfa utihanye, imperuka yawe ikabigeze. Cya kabiri, ushobora kunanira Mwuka Wera, indirimbo zigatambuka ntiwumve, ibibwirizo bigatambuka ubu warabihaze. Ibi bikunze kubyibazaho cyokora kuva ariho nkigeri nasi ndabimenya. Ni gute abagore n'aba bagabo b'abasirimu saa 11 za karekare muba mwageze mu murima w'ibirayi murwiramo n'ifumbire, ariko ukaba utari wamenya ko gahunda ya hano itangira saa 2 ku Isabato? Nta kibazo kirimo. Umugore n'abana bawe mubyuka mwe guifumbire muri kujyana mu murima, saa 12 zivuga ibirayi batangiye kubitura mu ntabire, ariko abiwawe dukunze guhagarara imbere rero ku bantu bahaza ibibwirizo batacumva. Hari igihe barangira ngo tuje mu byahishuwe, nibura umukuru w'itorero mukuru aho kugira ngo baje mu byahishuwe bakaje iwawe, bagatangira bakareba niba ufite umusarani, bakareba niba umwana wawe atarabyariye iwawe kandi sinjye wamuteye inda. Dufite abizera b'abanyeseseme, akakureba niba ufite ikikoni, akitegereza akagenda akareba niba umwana wawe yarize, wamurangira mu byahishuwe akabihuza n'uko uhagaze, isomo akaryihorera. Ariko iki nacyo ni igihe duteze mu ntambara turimo, ko abantu iby'Imana byamaze kuyoyoka muri bo. Kereka Mwuka w'Imana afashije aba bantu, urugendo tumaze kugenda ni rurerure, rwamaze gukamuramo abagenzi imbaraga. Ndasoma amagambo ari mu ndirimbo twaririmbye 167, iravuga ngo nugera mu kaga Yesu yasezeranye ko azakugoboka akakurengera. Amakuba yawe yose azakubera umugisha, niyo azakweza rwose maze atumushikama, niyo azakweza rwose agukomeze. Ibigeragezo n'ibikugwa gitumo, ubuntu bwanje buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro ntibigukangishe, bizakongora ibyaha usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikuboneze. Unamba ku Mana tizamuhemukira, tizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, tizamuhemukira habe na hato. Ndashaka gusoza kasoreza ku magambo ari hano muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Ndasoma aya magambo avuga ngo ku page 255 icyigisho gisoza: nimwihangane basirikare ba Kristo, haracasigaye igihe gito kandi uzaza ntazatinda. Ijoro ryo gutegerezanya umunaniro no kuba maso no kurira rirenda kurangira. Sindigera mbona mu myaka maze 55
sindigera mbona muri aba basirimu bari hano ngo abantu baje kwarura umuceri bashireho n'ibiryo wumva wishimiye, bazana n'imikati, umaze gukaraba intoki usinzire. Ntago bibaho. Usinzire umuceri wageze ku meza, usinzire isosi yahageze, ariko abantu umunaniro warabishe, ya mirimo yo mu minsi 6 abantu imbaraga ziragenda zikabashiramo. Aho yicaye rero arega uwo mwicaranye yakugiriye imbabazi niwo gukangura ngo kanguka korari igiye kuririmba. No mu baririmbyi harimo abasinzira batyo, ntuzi ko ariko tugiye kuririmba. Mu bantu imbaraga zashizemo, ibiryo burya n'ubusobanuro batanze, ibi byo turya birabora kandi n'ababirya barabora, ariko ibi by'Imana bitabora, ababirya babora ntabwo bashobora kubiramiramo igihe. Tiyo mpamvu baririmbaga uje urareba iwawe. Mbese iwawe izi ndirimbo za 500, nakunze umuhungu uri kwigisha indirimbo. Umuhungu uri kwigisha indirimbo yaririmba nkumva ari byiza pe. Iwawe haheruka kumvikana izi ndirimbo. Reka mvangemo abanyakigali, ntabwo Nyabugogo yabiri kuguhamagara saa 11:15 ngo uraririmba ngo mu gitondo nja ndirimba. Narimwe kera nifuzaga kuzatura mu mujyi, nzi ngo abanyamujyi burya bararya gusa baravunika, ntabwo basinzira, ntabwo baryama. Navuze ngo nzemera n'ikijumba mbe mu caro, tuzahurira mu kirere, tuzahurira mu kirere. Mbese iwawe humvikana indirimbo za 500, nanga izi nizuru kumva hano ku isabato nabwo gusinzira. Imbaraga zagushizemo, mbona abantu benshi bashakisha ibyo kurya, kubirya bikabananira, kabirya ari gusinzira. Amagambo rero nari nsomye muri iki gitabo nshaka kugira ngo nsorezeho, kandi niko niseguye. Ni amagambo avuga ngo nimwihangane basirikare ba Kristo, ariko ikibazo uracyari umusirikare, haracyasigaye igihe gito kandi uzaza ntazatinda. Ijoro ryo gutegerezanya umunaniro no kuba maso no kurira rirenda kurangira. Ingororano iri hafi gutangwa bidatinze, igitondo gihoraho kirenda gutangaza. Ubu ntagiye dufite cyo yongera gushire ku rufatiro. Insanganyamatsiko y'amavuna tuzakora avuga ngo nyamara urufatiro rw'ukuri rwacahagaze, rwanditsweho aya magambo ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Kambifurize sabato nziza. Hini bande basengera ngo Mana, nubwo tufashe igihe mu ntambara, uzadushoboze kurwana intambara nziza. Gira gutya turebe, Mana ihira ikiganza cyawe, kandi Yesu ugira neza akugirire neza mu izina rya Yesu. Mukomeze mugire isabato nziza. Turirimbe indirimbo ya 5 dusoza amateraniro itubwira ngo murinzi we menyesha igihe.
dusenge. Tugifashe igihe mu ntambara, turifuza kuba abasirikare bawe. Hari abagukoreye bisoza batsinze, turagusabye natwe ibitunaniza ubidutsindire. Tumaze umwanya turi mu nzu yawe, kurabagirana kw'Imana kutugaragareho, kandi iyi ntambara iducogoje iri hafi kurangira. Kubabereye maso abakera, natwe tubere maso. Ibidutegereje ntabwo tubizi, ariko wowe umenyera iherezo mu itangira. Turagusabye Mwuka w'Imana adushoboze kukunambaho, kandi ijuru ryakoranye natwe kuva mu gitondo rikorane n'abantu bose bari muri uru rusengero, uhereye ku muto kugeza ku musaza, uzaduha ubugingo buhoraho. Tugiye gutaha, amahoro yawe atahane natwe, kandi bituzuye ubyuzuze, ibidatunganye bitunganye, uzadushoboze kuzakubona utungutse ku bicu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri isi yubitswe n'ibyaha, tugomezwa ya Yesu. Reka tube dukomeza turirimba indirimbo. Indirimbo idufasha guhimbaza Imana. 279 ntama 99. yawe yavuye ku bwacu twarazimiye maze utugarura mu busho
nyereka za ngovu zo mu biganza wakomerekejwe muri iryo joro n'igihe bakwambikaga y'amahwa mu misozi hose no mu bikombe no ku bitare ku manga hari ijwi rirenga ngo nimwishime intama yanjye yabonetse abamarayika bavuga bati nimwishime umwami abonye intama ye nimwishime umwami abonye intama ye. tugiye gusohoka dutaha hanyuma tugiye kuba amasaha abiri yo kuruhuka saa 9 mube mugarutse hano ku rusengero dukomeze igitaramo n'amavuna yacu murakoze. dusohoka kuri gahunda indirimbo dukurikijeho 288. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.